Yeyo reka nongere ngo ikaze nanone reka ngo ikaze kabisa wowe udahwema kuba wakanda kuri subscribe za Joshua TV Rwanda. Reka ngubwire ngo Imana igumugisha ubana natwe umunsi ku munsi. Reka mubwire uko bigiye byifashe nuko amakuru ari kugenda ba trend cyane kuri ekipe ikomeje kuyobora kuva shampiyona yatangira. Imikino ibaye 15 amakipe amwe namwe yagiye asoza gukina ino mikino, bivuze ko fazare igiye kurangira ku makipe amwe namwe ararangiza ino weekend amenye aho ahagaze. Se kipe ya ufana ihagaze ku mwanya wa kangahe? Reka mubwire ko Rayon Sport n'andi makipe yose agiye atandukanye azasoza mu cyumweru tugiye kugenda dutangira kabisa, dore ko ikipe ya polisi ariyo nagira ngo tuganireho umwanya mutoya igenda ibica bigacika, itangiye kugenda isinyisha abandi ba myugariro, dore ko ikiyoboye n'amanota yayo kabisa igiye ikomeje kuyobora n'amanota yayo. Imaze iminsi muri shampiyona inayoboye cyane, dore ko iri ku mwanya wa mbere wananiwe kugira ngo hagire indi ekipe iyisunika. Reka tuvuge ko ba rutahizamu ndetse abenshi bakinnye muri shampiyona ndetse n'abandi bari bakikinamo, harimo witwa Isaac Eze yari muri AS Kigali, hari witwa Buregeya Prince nawe yari muri AS Kigali, Ishimimana Isaac Pichu muramuzi kuturuka muri ekipe kabisa ya APR FC, dore ko ariho yaje avuye, byamaze kuba confirmed rero uko ariho agiye aturuka. Ndetse ino ekipe ya Rayon Sport yo ikomeje kuba nayo yashakisha uko byamera kose byibuze ngo ize muri Heroes Cup igiye gutangira vuba aha. Polisi nayo iravuga ati byose turabishaka. Ese bizaba bigenda bite ko amakipe menshi ari kwitasa avuga ati bimeze bite? Amwita Ismail Pichuwe guturuka muri APR FC, ntari amaze igihe kinini adafite ekipe nimwe ahagarariyemo, ariko witwa kabisa umutoza Police FC we yaje kuba yababwira ati ndamushaka, dore ko atariho babahuriye byonyine gusa, ahubwo baje guhurira muri APR FC kabisa. Ibi byose ndetse n'abamyugariro bose baje kuba bafasha abahari bose, n'umutoza waje kuba yabisaba avuga ati byibuze reka turebe ko mu gihugu cy'u Rwanda nanjye nagira akandi kantu nikorera, dore ko ino ekipe ya APR FC yari yarazanye uno mutoza yaje kuba ayitoza, nawe ndavuga umutoza wa APR FC wayitoje mu gihe cy'imyaka igera kuri 2, ariho yabisikanaga n'aba Adil Radi Muhammad. Nawe rero ubwo yaje kuba yaterekaho amasezerano agera ku myaka 2 muri Police FC, ubu ngubu ari kubica bigacika, ndavuga umutoza wa Police FC uri kugenda bice bigacika kabisa. Amakipe menshi yagiye amutinya cyane ko binakomeye byabaye birebire ku makipe agenda ahura n'iyi kipe ya Police FC. Ismail Pichu rero nyuma yo kuva mu gihugu cy'u Rwanda akerekeza hariya mu Burundi, yaje kuba agaruka hano umukuru w'imisozi igihumbi gukinira ekipe ya APR FC. Rudasingwa Prince we nk'uko mwari mubizi yari amaze iminsi ari kugenda akina hano mu gihugu cy'u Rwanda muri ekipe ya AS Kigali, niyo yari ari kugenda abikorera neza. Isaac Eze nawe wari wasinye igihe kigera ku myaka 2 muri AS Kigali, yaje kuba yongera kwigaragaza amazamuka, abona amahirwe yo kuba yaza muri ekipe ya Polisi. Ikipe ya Polisi kabisa nayifite amafaranga menshi cyane, menshi biri kugenda bivuga yuko yo ishaka igikombe cya shampiyona ndetse na Super Cup, nuko bitakunze ngo yashaka kuba yayizamo. Ese izakina mu mwaka utaha
n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Ikipe ya Rayon Sport yo iragenda abiyikomerera cyane cyane ko yamaze kwirukana bamwe ndetse bakaba bameze neza. Ikipe ya Gorilla FC yaje kugarura umusore wakiniye ekipe ya Kiyovu Mukongomani kabisa wari muri Kiyovu Sport bikarangira bamugurishije, aho byavuga ko bishobora kuba yaragiye muri Rayon Sport ariko bakaza gusanga barabeshaga abagenti. Byaje kuba confirmed nawe ko yaje ko yasinyira ikipe ya Gorilla. Uwitwa Adama Bagayogo nawe nkuko mubizi yamaze gusohoka muri Rayon Sport ndetse n'abandi benshi bamyugara harimo na kapiteni wari umaze iminsi ayihetse, nubwo ntaho byagejeje ino ekipe kabisa, nuko ntaho byahigejeje. Reka ngubwire ngo nuko ibintu bigenda byifata biye kujya mu karuhuko. Rero amakipe azagaruka ku itariki ya 25 nibwo bazongera kugaruka abafite imikino myinshi. Ekipe ya PLFC izahura na Emelec kabisa ariko bizaba bimeze, ndetse na Al Hilal ziri kugenda nazo zaje muri shampiyona zimeze neza cyane. Reka ngubwire ngo ubana natwe munsi ku munsi, Imana igumugisha. Ni Joshua TV Rwanda, abana natwe uko bukeye nuko bwije. Wibuke gukanda subscribe.